So Rayon Sport rero amakuru yanyu nuko Forunganye yagarutse mu myitozo. Yego. Imyitozo yo ku munsi w'ejo yarabaye. Urumva abakinnyi abafana bari benshi kuri stade. Kuri Forunganye nkunganiye. Forunganye ameze nk'umuntu wari ufite ideni abariyo. Urabizi ko aramaze iminsi ari wabo muri Senegal. Forunganye ubwe yafashe telefone ahamagara Murenza Budara. Aramubwira ati ngiye kugaruka i Kigali. Nabizi neza ko nsigaje amezi 6 nkarangiza contract. Ariko iyo ndebye nsanga icyo nagombaga guha Rayon Sport ntarayigihaye kubera ibibazo by'imvune. Aramubwira ati kugira ngo ngewe nci ikintu cyo kunshidikanyaho ko bamaze iminsi bamushidikanyaho bavuga bati ntabwo agikunze ikipe yarayitaye ibintu nk'ibyo. Aramubwira ati ngenda shaka kugera i Kigali tukaganira ku kijyanye no kuba nge nakongera amasezerano. We yarabyisabiye. Aravuga ati ngenda shaka no kongera amasezerano muri Rayon Sport igihe muzabinyemerera kugira ngo mbereke ko umutima wanjye n'ibyanjye byose biri muri Rayon. Aranamubwira ati ngomba kuba mpari kuri match ya derby muzakina na APR. Umutoza aramutse agira icyizere akankiramo ndumva ndi tayari gukina. Ubwo butumwa yabuhaye Murenza Budara. Ubwo butumwa yarabutanze yanaje yanitabira imyitozo muri iki gitondo. Video twazibahaye twazibashayarinze ku mbuga nkoranyambaga abameze neza yinjiye ku kibuga. Gusa igihari kijyanye no gukina cyo ntago nkibona kuri uyu mukino kwa Fall. Forunganye amaze igihe kinini yaravunitse. Ubushakashatsi bugaragaza cyo bita bayita trauma post operatoire. Iyo ukibagwa nk'ubu ushobora kubona ndimo ndagenda ukabona ndimo ndacumbikiranye cyane n'ikizima nyakwaca ubu ugifite nyine ikintu bita trauma post operatoire. Iyo bakimara kukubaga ubu ugifite iyo trauma. Igihe rero cyo kuba yari kuyikuramo ni cyagiye yahise ajya asubira iwabo muri Senegal. Ngo yarongera recoveryinga muganga akakubwira ati ndabibona uko mbibona ndabona wakize nkwemere ko watangira gukora kuri baro no gukora imyitozo. Ibyo byarabaye Forunganye ahita asubira muri Senegal. Mu gusubira muri Senegal bivuze ngo bya bihe bye byo kongera kuri recoveryinga no gutangira gutinyura ikirenge yabisubije inyuma kuko amaze igihe kinini muri Senegal. Ntiwakwizera ko yakoraga imyitozo. Niba yanakoraga imyitozo yayikoraga ku giti cye. Yagomba kuba rero yaratangiye imyitozo hamwe na bagenzi be. Niba ari abamukanga bakamukanga, niba ari gutinya gukora kuri baraka akagira n'iminota yo gukina muri match. Iminota yo gukina muri match. 5 ya nyuma, 2 ya nyuma, 3 ya nyuma akabanza akamenyera. Ngo rero uko mbibona ntabwo umutoza yahita amuriska ngo amushyire muri iyi match. Gusa sinye nziza n'ikimenyetso cyiza nuko aje fazale itararangira. Iyi fazale ishobora kuzayikoresha mu bya bintu byitwa gutinyuka. Ahubwo Forunganye bareyo uko mbitekereza ni igitekerezo cyanjye bwite. Mbona ari umukinnyi uzagira icyo afasha Rayon Sport muri phase retour. Cyane kuri inshuro ntabwo ntekereza ko umutoza yagira igitekerezo cyo kuba yamushyira muri match. Ahubwo iyi myitozo yo muri iyi minsi arabayikoresha mu kugira ngo yikangure atinyuke. Ariko none muri phase retour ndabona rwo Forunganye azatanga umusaruro. Ariko Super Coupe ngiye ndabona izigiye kuri Rayon Sport kuko ubundi Super Coupe iba igomba akenshi ibanze champion. Uvuga ngo ni hahandi n'ubundi amakipe batestingiramo abakinnyi bashya akenshi. Noneho Rayon Sport bisa naho iyo ari nshya muri phase retour bihuriranye na Super Coupe wenda itarabereye igihe igiye kuba mo hagati muri saison. Ariko Rayon Sport ndabona ko igiye kuyiprofita ikageragerezamo abakinnyi bayo. Ariko nanone hari inama ntanga ku mutoza Runoferi nimbona yarinya abakinnyi agashyiramo abakinnyi bose bashya nzamucishamo ijisho. Uzi impamvu? Sinekereza ko umutoza nk'uyu umuprofessionnel ashaka gufata abakinnyi bakoze imyitozo itarenze 4. Urumva? Kandi muri iyo myitozo hari abakinnyi bari bamaze igihe bahari muri iyo myitozo nta guciye mu ijambo. Iyo utegura match nk'iyi nta gushobora gukoresha myitozo ikakaye cyane kuko uvuga utinya ko wariska nanone umukinnyi hagati kuko ni icyumweru ni iminsi mike. Ngo ahantu bagomba gukira aba bakinnyi ni igihe bakoze pre-season n'ikipe Super Coupe igahitiza bamaze wenda nk'ukwezi muri pre-season. Icyo gihe umutoza bose abashyiramo akabagerageza. Ariko sinekereza ko nyuma y'imyitozo nk'itatu bakoze yahita afata umwanzuro kubabanzamo noneho akanababanzamo icyarimwe. Nuvuga ngo yabashyizemo ikipe nshya itanamenyeranye. Icyo yakora nge mbona ni ugushyiramo wenda bake muri bo bamaze iminsi bakora imyitozo cyane cyane nka Rikao Pizarro wamaze mu myitozo yaje imbere yabo
bari banamukeneye cyane kuri gatandatu na nimero 3 bari bafiteho ikibazo n'ahandi bafite ikibazo nimero 3 no mu izamu kubera ko nimero 3 bari bafite ikibazo kubona ubashyira ubikwiye byari bigoye wenda n'umuzamu noneho abandi bakaza kugenda babaintroduizamo nyuma wenda uko umukino ugenda uzamuka yamaze kubona ritime y'umukino akavuga ngo noneho nkurikije uko bihagaze wenda yanabonye ibitego hakiri kare bibiri akavuga ngo rikanzane abandi bakinnyi nabo bagende bakina ariko akoze ikosa kwizigi akabanzamo bose ngo babyemveni vinginu agashyiramo abo ba Benazida wo aba defenseur ba Yannick Bangala bose akabanzamo yabakoze ikosa sinekeza ko umutoza w'umuzungu yabikora gutyo ngira ngo andi makuru abari bagomba kumenya nuko na Sefu yasubiye mu myitozo Sefu nawe yakoze imyitozo na ekipe bagenzi be nubwo ari mu mubare w'abakinnyi barimo baravugwa ko bashobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport igihari uko babivugaga ntabwo umutoza ashobora gufata abo bakinnyi urumva ikintu gitsinda match nk'izi ngizi za derby harimo ikintu cyitwa automatisme kumenyerana automatisme rero ntabwo iraboneka muri Rayon Sport kuko abakinnyi benshi ni bashya urumva umutoza ni mushya ntabwo bimeze nka APR ifite iyo ritme y'abakinnyi bafite bakinnye Champions League bakina shampiyona bamaze kumenyerana bakinnye Sekafa bakinnye imikino 14 ya shampiyona bakinnye igikombe biteguriye ibyo byose barabashe kumenyera automatisme irahari nibo baheruka gutsinda match bitatu n'uvuga ngo baracyafite icyo bavuze cyangwa se ukubuza gukomeye cyane hagati yabo rero ikintu gihari ni uko Rayon Sport abo bakinnyi ni adaptability bazaba barebaho cyane bazareba umukinnyi usa nk'utwara neza mu myitozo bamuhe quelques minutes ariko ntabwo bashobora kumubanzamo abakinnyi bitwa batambuye Gruwar abakinnyi bitwa ba Kitoga Tony abakinnyi bitwa Bandayishimiye Richard abakinnyi bitwa Bandikumana Asman abo bakinnyi bo tuzabona muri match ya Rayon Sport cyane ubwo na Bedi tutamwibagiwe na Bedi nawe niba yarakiza ameze neza abo nibo bakinnyi tuzabona abandi nuvuga ngo wenda reka tuvuge Yannick Bangala reka tumwegeranye na Emery kubera ko dufite ikibazo cya Yusu Diagne wavunitse urumva reka tugerageze uyu Pizarro kuri gatandatu tumubanzemo turebe ko yitwara maybe wenda Sefu aze kumusimbura minota 20 yanakinaga Burundi bari muri champion so ngira ngo Pizarro na Gishweka na Dawo wenda na wenda gafite ritime ka Dawo na Dawo wenda ariko bamaze kuba benshi ahubwo oya Gishweka na Yannick Bangala na Pizarro abo ngabo ganijoro itere nijoro azabanza agende ayikubita ku mirundi na Dawo wenda batekereza kumushyiramo hanyuma ngo ku bakinnyi batari kubona mu myitozo tugenda tunasoza kuri Rayon hari abakinnyi batari gukora imyitozo tubijyanirane wa mugani bijyanirane nabonye ni inkuru wa breaking ni inkuru yangiriye ni inkuru yawe rwose ni inkuru yangiriye reka kayinarigiye umuntu tujye tumureka akagire gusa ni inkuru nyine yamenyekanye ku munsi w'ejo ko AS Kigali yanditse isaba abakinnyi batatu muri Rayon yasabaga Prince Musore kuri gatatu kubera ko bura AS Kigali ntabwo ifite nimero 3 yakinisha urabise ko ariko yahengeka Gigia nyuma yuko Gilbert yavunitse akanagaruka ari hasi cyane basabye rero uko babatiza Prince Musore akaza wenda kongera competition kuri gatatu banasaba ko babatiza Harimana Abdulaziz umwana azatera kabisa AS Kigali ifasha ko n'abakinnyi barimo benshi ubona ko ari ku rwego rwiza hanyuma undi basabye ni Bagayogo ni Adama Bagayogo nawe baramusabye ko nawe yajya muri AS Kigali ubwo urumva n'abakinnyi batatu batari gukora imyitozo barindiriye ko rero Rayon Sport ibihumugisha Rayon Sport yamaze kubona ibaruwa ya AS Kigali isaba abakinnyi batatu bakaba bayerekezamo gusa nko kuri Adama we n'ikipe ya Muhanga yari yamusabye Gatera rwose yararebye abona aramutse abonye Bagayogo nawe yamufasha ubwo reka turebe aho baza kwerekeza nabonaga kwa yadukurikiye kuko mu kanya yararimo arama igitekerezo ku bya Yannick avuga ngo Yannick mu nkuru yaduteye ngo yibagiye kuvuga ko yabanje guhamagara mama we akabyanga bagashwana barabivuze ariko kubera byari birebire ahamagara papa we ngo barashwana ntibabyumva kimwe ariko finally nyine bamukubita urufaranga birangira ibintu bigiye ku murongo ibyo navugaga rero kuri Adama Bagayogo ni umukinnyi bagakwiriye gutiza muri ekipi imukinisha ntabwo ari umukinnyi wo kuririzinga umukinnyi w'imyaka 20 ushobora kugenda akifora akaba yatera mu izamu akanatsinda ntabwo ari umukinnyi w'umuswa ni umukinnyi ukiri muto baba batije
akaba akurira mu yandi makipe akagira imikino myinshi akaba yazongera kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. ngira ngo rero ngiye nkurikije ibaruwa y'ubusabe cyane cyane bijyanye n'abakinnyi baguze ni benshi b'abanyamahanga bakeneye kugabanya umubare w'abanyamahanga bari muri Rayon Sport kugira ngo abo baguze nabo babashe kubandikisha. byaba ari igitekerezo cyiza kandi nka Adam ashaka kugenda akagira iminota yo gukina sezi karangira ari on fire uburyo uhita unamugarura cyangwa na Abdelaziz bano bakinnyi bakiri bato ni ngombwa. iyi super coupe tuzakomeza kwiga